Namakuru ababaje, namakuru ateye agahinda ari kutugeraho muri kano kanya. Ni ibintu navuga ko ari ibintu bitunguranye, ni ibintu abantu benshi bari gukomeza kugarukaho, by'umwihariko abafana ba Bruce Melodie bo agahinda kabishe bari kuvuga bati ese no kubera iki umuhanzi Diamond Platnumz yiyemera kuri uru rwego kugezaho afata umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda abenshi bakunda kwita 001 yarangiza akamwandagaza akamusebya imbere y'abantu bamukunda ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Muri make ni ibintu byababaje abantu benshi. Byagenze bite rero? Niki cyatumye imbuga nkoranyambaga zitigita abantu benshi bavuga bati Bruce Melodie hano bimurangiriyeho? Ese bundi Bruce Melodie ko twe tuzi ko yibereye muri Tanzania yahuriye he na Diamond Platnumz kugira ngo bigeraho abantu bavuga ngo Bruce Melodie arasebye cyangwa se arasuzuguwe? Byagenze bite ubundi? Bimeze bite ubundi? Murabizi ko umuhanzi bita Bruce Melodie mbere yuko nyine mbabwira ukuntu ibintu byose byagenze, murabizi ko Bruce Melodie ari gukora icyo bita media tour, ari kwamamaza indirimbo ye yasohoye ari kumwe na Diamond ndetse na Joel Brown. Indirimbo yise Pom Pom, ni indirimbo ari gukora promotion. Rero ejo bundi yagiye muri Kenya, ejo bundi nabwo ajya muri Tanzania, ubwo abantu benshi bavugaga bati ubwo agiye kwamamaza iyi ndirimbo, ariko birumvikana ari buze gucakirana na Diamond Platnumz nibarangiza bakora ibintu nyine bahurire hamwe bakore n'ama challenge bamamaza iyi ndirimbo. Ariko ibintu byabaye abantu benshi ubwo bari biteze ibitangaza, bari biteze ko nahura na Diamond hari buze gushya, ariko ibintu byabaye nyuma yuko ibintu byose abantu bari babyiteze byabatunguye cyane. Ibintu byabaye byari ibintu bitari byiza habe na gato. Byagenze bitera ubundi uyu muhanzi bita Bruce Melodie yagiye muri Tanzania ahura n'abantu bagiye batandukanye, ajya ku maradiyo akomeye, ariko iyaza kumenya ibyari kumubaho nawe ntiyari gutekereza kujya muri Tanzania, yari gupanga kujya no mu bindi bihugu, wenda akavuga ngo reka njya handi, ariko singe muri Tanzania kubera ko iyaza kumenya nyine ko ari buze gusuzugurwa. Ubundi ukuntu byagenze nuko Bruce Melodie mbere yuko nkubwira na kubundi ibindi byose, reka manze nkwibutse ko umuhanzi bita Bruce Melodie yakoze igikorwa cyiza pe, abantu benshi barakimushimiye, baravuga bati Bruce Melodie uri umuntu mwiza, ntabwo uri babantu nyine nyine birengagiza cyangwa se batagira umutima mwiza, ahubwo byanyabyo Bruce Melodie umuntu mwiza. Yakoze iki rero? Ku munsi w'ejo nibwo twabonye video Bruce Melodie ari gufasha abana b'imfubyi batagira kirengera, abafasha rwose. Byari ibintu byiza byashimishije abantu benshi. Ariko none tugarutse ku nkuru yacu, Bruce Melodie yandagajwe na Diamond Platnumz. Byagenze bite rero? Ubundi abantu benshi bumvaga ko iyi ndirimbo Pom Pom yakoranye na Diamond ari indirimbo bose bagize bagomba kugiramo uruhare, bitewe nuko Bruce Melodie ngo yashoyemo amafaranga menshi, ariko noneho ayo mafaranga Bruce Melodie yashoye ngo bimera nkaho yayatereye inyoni, ngo bitewe nuko ngo uyu muhanzi bita Diamond Platnumz ntiyigeze aha agaciro iki gihangano bakoranye. No kuvuga ngo Pom Pom ntabwo Diamond Platnumz yigeze aha agaciro, bitewe nuko anakisohora ntabwo yigeze ayikora promotion. Diamond yarabiretse ntiyabipostinga. Hashize iminsi nibwo twabonye stati ye cyangwa se story yo kuri Instagram atangiye kubishyiraho, ariko noneho kuri iyi nshuro ibintu bibaye byahinduye buri kimwe cyose. Abantu bahise batangira gukonfirma, baravuga bati ese The Ben we ko yakoranye na n'uyu nguyu Diamond, bikagaragara ko Diamond nyine afitemo uruhare runini, ariko kubera iki Bruce Melodie byagenze bitya? Bruce Melodie rero ubwo yari muri Tanzania yavuze ko yatanze amamiliyoni menshi kugira ngo indirimbo ikorwe, ariko abantu baravuga bati nkuko nyine nabikubwiye, abantu bari bategereje uko Diamond arahura na Bruce Melodie, kuko Bruce Melodie yagiye muri Tanzania. Byarangiye rero Diamond adahuye na Bruce Melodie, Bruce Melodie ava muri Tanzania yimwiza imoso. Abantu baravuga bati ibi ngibi nibyo bigaragaza umuntu uciriritse uri kwihoma. No kuvuga ngo Bruce Melodie ari kwihoma ngo kuri Diamond, bitewe nuko ngo batahuye, ngo nta bushuti bafitanye. Ikindi kandi bagenda bageranya uburyo The Ben na Diamond bafitanye umubano ukomeye, bitewe nuko twagiye tubona ibintu byinshi byagiye biba, nkuko Diamond yisunze yahamagaye, muri make yashatse kugira ngo The Ben nawe bakorana igitaramo muri Uganda, ari Diamond ubyisabiye. N'ibindi byinshi byagiye biba uburyo Diamond ya promotinze indirimbo bita Why bitandukanye na Pom Pom. Ibintu byababaje abantu, baravuga bati hano Bruce Melodie urasuzuguwe, ntabwo
uhawe agaciro nk'umuhanzi wakoranye igihangano n'umuntu wenda niba wari uri kwamamaza iyi ndirimbo byari ngombwa ko muhura maze mugakomeza mukayamamaza igatumbagira. Nubwo iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube ndetse n'ahandi idahagaze nabi, ariko ntago ari ibintu wavuga ko ari ibintu byiza kubona ari umwe mu bahanzi muri batatu bakoranye atari gushaka kuyipromotinga, ndetse witwa Joel Brown nawe ari kugerageza kwamamaza kuri za TikTok, dore ko nta bafana benshi afite, ntago ari umuntu ukomeye cyane, ariko ukabona ko Diamond ari kubigendamo gake cyane ugereranyije. Ibi ngibi rero ni ibintu bigaragaza ko nyiri umuhanzi yakoze indirimbo bitamurimo, atari ibintu nyine byo kuvuga ngo yakunze umuhanzi we yarakunze ifaranga. Ndetse hari n'abandi basesenguzi bano mu gihugu cy'u Rwanda bagiye babigarukaho bakavuga bati ese ni ukubera iki Diamond muri iyi ndirimbo yitwa Pom Pom mu mashusho yayo hatigeze hanagaragara Diamond ari guseka, dore ko ngo indirimbo ze zose ngo yarasekaga, ngo noneho ngo bagerageje ngo indirimbo bita Why ngo naho yarasekaga. Ikindi kandi turetse kuvuga n'ibintu abantu bari kuvuga, tunarebye koko tubona ko indirimbo bita Why umuhanzi bita Diamond rwose yari yayishimiye, akora uduchallenge twa buri kanya, ndetse ubona ko ari ibintu yashyizemo umutima. Ariko kuri iyi nshuro noneho Bruce Melodie sinzi ngo biragenda bite, sinzi ngo nagera mu gihugu cy'u Rwanda azabwira icyo abantu, azavuga uti se kubera iki bazamaze kubera icyo utahuye na Diamond, situzi ngo azasubiza iki, dore ko nyine yitimu ye yari bajyanye hariya muri Tanzania, nubwo bakoze igikorwa cyabahesheje amanota, kubera ko buriya kugira umutima mwiza ugafasha n'ibintu rwose bifasha abantu bikanabashimisha cyane. Ariko kuba nyine nabwo wagiye ugiye kwamamaza indirimbo uwo mwakoranye nta kandi kazi arimo, bikarangira mudahuye, ni ibintu nyine bita making a sense, ni ibintu bitari byiza habe na gato. Muri kano kanya rero ngewe ikintu nakubwira nuko umuhanzi bita Bruce Melodie kuba ahagaze neza bwo ahagaze neza, dore ko ku rubuga rwa YouTube agiye kuzuza 1 million mu minsi mike cyane, arabayije 1 million y'aba subscribers. Ikindi kandi kuri Instagram buri kanya rwose uyu muhanzi yamaze gusobanukirwa ikintu bita promotion, buri kanya ari gusohora video zigiye zitandukanye z'amatuwa nyine zahana ari kugenda ajya, buri ntambwe yose ateye ari kumenyesha abantu, kandi agashyiramo indirimbo bita Pom Pom nk'umuntu koko uri kuyamamaza. Niyo ugiye ku ma story ye yo kuri Instagram ubona ko indirimbo bita Pom Pom ari indirimbo koko igezweho. None wareba uburyo abantu bagiye bakomeye nk'aba Tenge ndetse n'abandi ba TikTok bakora ama challenge bagakorera Pom Pom challenge, ni ibintu byiza cyane. Bruce Melodie ndetse na timu ye nta kuntu batari kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Ndetse n'ikindi navuga nuko no muri Amerika abantu benshi bari kugenda babaza ku muhanda bakabaze uri vibing ya indirimbo, bakavuga ngo indirimbo bita Pom Pom ni indirimbo idasanzwe niyo turi kumva muri iyi minsi. Urumva ni ikintu cyiza, ariko Diamond hano kuri iyi nshuro navuga ko asuzuguye Bruce Melodie, ndetse ntabwo twavuga ko buriya ntabwo abasuzuguye Bruce Melodie gusa, kubera ko navuga ko abasuzuguye n'abanyarwanda muri make bakora umuziki, bitewe nuko iyo udahaye agaciro umwe mu bahanzi bakomeye, navuga ko ari uwa mbere cyangwa se ari uwa kabiri cyangwa se atabura muri batatu ba mbere, urumva ko atari ikintu cyiza gufata umuhanzi nkuriya ukamushyira hasi rwose. Dore ko Diamond nawe muri iyi minsi nta kintu ariho rwose, nta bitaramo ari gukora. Niba abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga muri kugenda mubibona, nta bitaramo ari gukora, ndetse nta ndirimbo yasohoye usibye Pom Pom iri hanze. Ikindi kandi nta kindi kintu nyine ari kuvugwaho usibye kuvuga ko yakoranye indirimbo na Bruce Melodie, indirimbo niyo iri kumukorera muri iyi minsi. Naho ubundi byari bimeze nkaho ari mu gihe cye kiruhuko rwose, nta kintu cya danger ari gukora. Noneho muri iyi minsi hari ukuntu ubona ko yacitse n'intege mu kwamamaza Pom Pom. Abantu bamwe bari kuvuga bati amafaranga yashizemo, amafaranga Bruce Melodie yari yarishyuye yashizemo rwose, kubera ko niyo ugiye kuri stories ubona ko aho yayamamazaga mu minsi yashize, muri iyi minsi ari kwishyiraho indirimbo ze yakoze za kera, utuvideo nyine tw'abantu bari kuva binga indirimbo yakoze kera. Urumva rero ntabwo ari ibintu byiza ku ndirimbo bita Pom Pom, by'umwihariko ku muhanzi bita Bruce Melodie na timu ye. Urumva ko ntabwo ari byiza rwose ugereranije n'uburyo Why yakubise miliyoni zingana kuriya zishyira 28 miliyoni, ariko ukabona indirimbo bita iyi ndirimbo bita Pom Pom nta kaboko gakomeye Diamond ari gushyiramo, kandi ari umuhanzi ukomeye. Ni ibintu
bishobora kuzatuma iyi ndirimbo idaca uduhigo tumwe na tumwe nyine yagakwiye guca, dore ko ibintu nyine byagakwiye kuba byiza ari uko abahanzi bose bari gushyiramo imbaraga. Muri kano kanya rero nakubwira ko dutegereje umuhanzi bita Bruce Melodie ikintu yatwijeje gikomeye cyane. Yavuze ko indirimbo ye niyuzuza miliyoni 5 ari ikintu azadukorera. Ni ukuvuga ngo muri kano kanya abanyarwanda bakunda Bruce Melodie ndetse n'abantu benshi bakurikirana imyidagaduro nyarwanda bari kuvuga bati ese Bruce Melodie agiye gukora iki? Abandi bati ese Bruce Melodie kweri yaravuze ko afitanye projet na Yemi Alade wo muri Nigeria, ese niyo ndirimbo abagiye gusohora? Abantu bikabacanga, ariko bamwe bakavuga bati ntabwo bishoboka ko yasohora iyo ndirimbo ntarahura na Yemi Alade. Ikindi kandi urumva ntabwo baba barayikoze, ikindi kandi ngo aracyamamaza nibo bita pom pom. Urumva ahubwo abantu bari kuvuga bati koko dufite amatsiko yo kumenya ese niki uyu muhanzi ukomeye ari gupangira abanyarwanda, dore ko afite n'ibitaramo bizazenguruka igihugu cy'u Rwanda mu turere tw'u Rwanda tugiye dutandukanye. Niba ntibeshye biri mu kwa gatandatu. Ni ibitaramo rero bizahurirwamo uwo bita uyu Bruce Melodie ndetse na The Ben. Nubwo The Ben mu minsi yashize yari ari kubyigarika avuga ati ngewe ibi bitaramo ntabwo mbirimo, ubwo yavuze ngo fake news batangaje ko The Ben abirimo. Urumva rero ni ikintu kitari kiza muri icyo gihe. Ariko kuri iyi nshuro Bruce Melodie ari no muri media tour yatangaje ko uko byagenda kose The Ben azazamo. Hari n'andi makuru avuga ko itariki runaka igitaramo kizabera i Rubavu n'umuhanzi bita Diamond azazamo, muri make agaperforming indirimbo bita Why ndetse na Pom Pom yakoranye na Bruce Melodie. Urumva rero nubwo Diamond yirengagije Bruce Melodie muri Tanzania, ntabwo bikuraho ko Bruce Melodie arakomeza gukora. Murabizi Bruce Melodie Munyakazi ni umuhanzi uharanira iterambere buri munsi, uhora akora, ndetse n'umuhanzi udasiba kuvuga ko azatwara Grammy Award. Nibyo yatangaje, nubwo abantu bumvishira ira story yateye kera baravuga bati uri kurota ku manwa, bitewe nuko niyo urebye n'abahanzi bakomeye muri Afrika nka Davido ku munsi w'ejo rwose yatashye amaramasa abura Grammy Award nkuko we yari yabyiteguye, dore ko hari n'abantu benshi bagendaga bavuga bati Davido rwose uyu munsi agomba gutwara Grammy, ariko byarangiye nyine atayitwaye bitewe nuko nyine cyane igome gikomeye cyane. Nubwo wenda ubona ko ari umuntu ugomba kuyitwara, ariko baba barebeye ku bintu byinshi, wasanga nyine uyu munsi atari ibye ariko ubutaha ari ibye. Kuri iyi nshuro rero navuga ko umuhanzi bita Bruce Melodie nta kindi kintu nakubwira kigezweho muri kano kanya, usibye ko nakubwira ko muri kano kanya dutegereje agapfundikiye yaduteganyirije. Maze ikindi nakubwira ngo komeza ukande subscribe kuri iyi channel yitwa Mega TV Rwanda, kuvuga ngo komeza uyikurikirane kugira ngo andi makuru yose ya Bruce Melodie azatugeraho uzayabone mu wa mbere kuri Bruce Melodie ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bitewe nuko hano tukugezaho amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru byandika kuri murandasi. Nizere ko wakoze subscribe, ushyireho na comment uvuga uti ese wowe urabibona ute ku ruhande rwawe? Ese Bruce Melodie yakora iki kugira ngo Diamond amwiyumvemo? Ese ntago ari ngombwa cyangwa uwe ubibona utumuri muri comment ubyandike, maze niba nawe kandi nawe iyi video yagushimishije wibuke gukanda like ndetse na sharing inshuti zawe zikunda Melodie zimenya amakuru nk'aya ngaya yagezweho. Reka ngushimire nkubwire ngo wakoze kubana nanjye, je mwari kumwe ninjye bita Iber uhishura ibyahishwe hano kuri Mega TV Rwanda. Reka nkubwire ngo naho ubutaha amahoro y'Imana akomeze abane nawe.